bijya kumpamagara mbese bimvugiramo nk'iyo by'imyuka mibi nyine. Yagize gutya mpaguruka mu rugo, mva mu rugo mbese n'amaguru ndagenda, mva hano n'amaguru ndagenda, n'umuhanda wose wa za Gitarama na Kigali Gitarama ndagenda no ku Kibuye mpagurutse mu rugo. Sibyo ndagiye sibyo ndagenda no kuri ambasade y'Amerika. Yigerayo kuri ambasade ku Kacyiru ndagenda kugera kuri ambasade rero ku Kacyiru ati biti nahasanze n'abapolisi n'abasekirite niko nyine bose bansubiza inyuma, ariko ninjiyemo pe ninjiyemo kandi ntago ari ibyo gukabye by'ibiganiro ninjiyemo kuri ambasade. Ubwo binyongoza ko ngo nzatora amafaranga, none ubwo ngo bimbwiye ko ngo ndatora amafaranga. Nzamutse hariya kuri radiyo Rwanda hano mu Kiyovu imbere ya Sky, ugenda ureba hasi, ngenda ndeba hasi yewe na envelope yose ahubwo nyuzo ngenda nyitoragura ati banza arimo hano. Noneho biranyongoza cyane, noneho binkomeza indi nzira ninjira noneho mu kigo cya polisi. Haje kuza umuntu bankubitiyemo aho ariko ko bankubitiyemo barankubita ndwana no gusohoka mvamo. Turabasuhuje bakunze b'Umubyeyi Dina TV, abari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora bari mu bihugu bitandukanye. Turabona ko mudukurikira muri benshi, muri ab'agaciro kuri twe. Nanabashimira cyane ko umuryango wacu wa YouTube urimo uragenda waguka. Tukaba tugiye kugera ku 8,000. Tukaba tunasaba bari kudukurikira batarakora kukasugera cyangwa se kuri subscribe ko babikora kugira ngo umuryango ukomeze waguke. Kandi nkomeza kwihanganisha wowe waba udukurikiye utameze neza cyangwa se utari mu bihe byiza. Ni ku isi iteye, uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi, nibyo nta kundi n'ubuzima. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa, n'umutumirwa ugiye kutugezaho ubuhamya bwe. Ni urugendo ajya akora ava i Kigali akajya ku Kibuye n'amaguru ahamagawe n'abakurambere. Bararikiye kugikurikira, harimo inyigisho nyinshi zitandukanye, ntutujye kure, bahaye ikaze. Tugiye gutangira ubwira abakunzi bacu, abakunzi b'Umubyeyi Dina TV, amazina yawe yitwa bande? Yewe banyita Mvuyekure Jean Pierre. Utuye he? Nkaba ntuye hano mu murenge wa Gitega. Yego. Mu kagari ka Kigarama. Urubatse cyangwa uri umusore? Njyewe ndubatse. Nkaba mfite abana 9. Yego. Ndi umubyeyi nyine w'abana 9. Ndagira ngo akanya utangire utubwira témoignage yawe cyangwa se ubuhamya, mbese inkuru wifuje kugeza ku bakunzi b'Umubyeyi Dina TV. Tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Yewe njyewe Mvuyekure Jean Pierre. Ubwo hariho ibintu bijya mbese bimpamagara, mbese biturutse nk'ahari nk'imyuka mibi hari nabifatamo nk'aha ni biza bimpamagara ari nk'imyuka mibi, sibyo? Noneho ubwo ibyo bintu mu kumpamagara bimpamagara gute? Ubwa mbere bijya kumpamagara mbese bimvugiramo nk'iyo by'imyuka mibi nyine. Yagize gutya mpaguruka mu rugo, mva mu rugo mbese n'amaguru ndagenda, mva hano n'amaguru ndagenda, n'umuhanda wose wa za Gitarama na Kigali Gitarama ndagenda no ku Kibuye. Kuki byari bikwerekeje ku Kibuye? Ubundi uvuka he? Jewe mu mavuko yanjye mvuka ku Kibuye mu karere ka Karongi, mu ntara nyine, intara y'Amajyepfo nako y'Iburengerazuba. Ntabwo ari Amajyepfo, n'intara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi. Ubwo rero mu kumpamagara binyerekeza
mbese nkumva amajwi ampamagara nk'iyo myuka impamagara inyerekeza nk'urw'iwacu. Ibyo bintu iyo bijya kumfata, mu kumfata bimpamagara, mbese numva nk'ijwi rimpamagara ati ese mbese aho i Kigali mbese mu buzima uhabayeho ko utahamereye neza, mbese ukiyizira hano mu rugo mu cyaro nyine aho yego. mbese biba biguhamagara bikubwira ngo igarukire ku ivuko. bikamamagara ati nyine nigarukire, ati nakiyiziye aho ku Kibuye mu rugo nyine hiberaho mu rugo. ubwo rero ukumfata gutyo, ubwo ndahaguruka mvuye aho i Kigali nyine nerekeza aho ku Kibuye. mu kuhahaguruka rero muhaguruka gute bwo? ese yenda wowe ushaka kumbaza ati ese ndatega? uratega? ntago ntega, ngewe ngendana muhaguruka kuva aho ngaho ku Gitega n'amaguru paka n'umuhanda wa Gitarama. nta kuvuga ngo ndagenda n'inzira za Kinyarwanda. ngenda umuhanda paka nkagenda paka nawe iwacu ku Kibuye. ubwo niyo kondisiyo biba byagushyizeho? niyo kondisiyo biba byampaye. ubwo nkagenda nkaca umuhanda wose. ubwo aho bwije nyine nkaryama aho ngaho. bugacya yenda nkongera nkakomeza. ariko ese yenda wowe urashaka kumbaza ngo mbese yenda mpakoresha urugendo wenda rungana iki, nko kugira ngo ngeraho ku Kibuye. njyewe mpakoresha ubundi urugendo rw'umunsi, ubundi ni umunsi umwe wonyine ndara mu nzira honyine. uvuye i Kigali ujya ku Kibuye ukoresha umunsi umwe? ni umunsi umwe ndara mu nzira honyine. mbese ariko n'uwo munsi umwe ngerayo. dutekerereza urugendo rwawe uva i Kigali ugera i Kibuye n'amaguru, uko wagiye, niba waragiye ugahita ugerayo, niba waragiye mu nzira. ubwo mu rugendo rwanjye uko nagiye rero, nahagurutse aho nyine ku Gitega. ndagenda ni mu gitondo nka 2:00. ubwo no mu rugendo rwanjye ndi kugenda, ndagenda paka umuhanda wose, ndagenda nyine niyo za Gitarama. ubwo mbese ubwo ndagenda paka mpagurutse mu rugo. nkahagurutse nari mfite ka telefone ndakagurishije, ndagiye ya mafaranga. ubwo niyo nkozemo urugendo ngenda ndya mu nzira, niyo amfashije kugenda nabona uko ndi bugure irindazi mu nzira, mbese niyo mfashije mu kantu ndi burye mu nzira. ndagiye ku Kibuye. ubwo ndagiye Gitarama. ngeze Igitarama ubwo ndagiye kubera bwari ubwa mbere narahaje mpaca ndi mu modoka, mbese yenda ntibuka nk'imihanda neza. ndagiye ngeze Igitarama, nyura muri gare. ngeze muri gare basha kuyoberwa nk'inzira, mbese yanjya umuhanda uri bunjyane werekeza Kibuye. ndagenda nicara muri gare gato, ndabanza ndatekereza. neno muri gare mpicaye nkajya mbona hakurya ku muhanda uva nka za Butare nyine, kuko iyo uri muri gare Gitarama uba ureba umuhanda uva za Butare, uba uri kuwureba uva iyo Gitarama uri kuva za Butare. nibwo nicaraga ndabaza ati ariko umuhanda werekeza ku Kibuye nturi hano, werekeye harambwira ati werekeye hano haruguru ya gare ugana ku Kibuye. ubwo nahagurukaga aho muri gare, ndagenda paka no ku Kibuye. nciye uwo muhanda wose wa kaburimbo, ndagenda ku Kibuye. ubwo umunsi umwe wonyine wahise ugera ku Kibuye? ntabwo nageze ku Kibuye. ndagenda nyine, ubwo ndakomeza urugendo nyine rwanjye, ndagenda n'amaguru, ndagenda paka buza kunyiriraho mu nzira ntaragera ku Kibuye. bwira ngeze kuri Nyabarongo. iyo ni Nyabarongo igabanya nyine Kibuye, mbese yagabanyaga Kibuye niyo ari Gitarama. aho bita ubu ni mu rugabaniro rwa za Ngororero na Karongi. mbese ndagenda bariho
niho nacumbitse mbese nuko wacumbika ariko nabwo ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe nanze kugira ngo njye gusaba nk'umuntu vuge ngo ngiye kwaka icumbi njyewe naragiye bunyiriraho mbona nta muntu ndi bugende ngo mbwire ngo ni mu icumbi kuko nabonaga nta muntu ushobora kuba ari mu icumbi nabonaga yenda ashobora kuba yanyita umunyamitwe cyangwa ibiki kubera ko nabaga yenda wabonaga ndi nkaho ari muzima atari kubitekerereza nk'umuntu ngo abyemere nta muntu ari kubona ngo arebe ko ufite ngo abone ko ufite ikibazo ko waba ufite ikibazo njyewe ubwo mbona ntibabyemera nkagumya mbese mburira nkaryama aho ngaho ku muhanda njyewe nkafata icyemezo cyo kwiryamira bukira nkahita njya hejuru y'umuhanda mu muferege uhari nkiryamira bukira bugacya rongera ubwo nyine ndagiye muri uwo munsi nyine ubwo bwije ngeze aho ngaho ndagiye bukeye bwaho ndakomeje n'ubundi ndakomeza wa muhanda paka ndagiye ngeze nk'aho bita mu isantere y'inkurwi iwacu ni mu isantere y'iwacu mbese isantere yanyu yitwa bayita mu Gakuta bayita Gakuta na Rambura ni Rambura na Gakuta ubundi iyo santere mbese ni no nko mu miryango n'iki hari n'imiryango yanjye minini cyane aho ngaho ariko sinajya no kubasuhuza yewe sinagiye no kubasuhuza kuko abenshi yenda nta no kumenya n'aho banakorera n'iki kubera yenda ntabaherukaga cyangwa batinyaga ko babona ko baje n'amaguru nyine bakaba barahasi umuntu waturutse i Kigali n'amaguru gutya bakaba bananseka mbese n'ibiki ubwo ngenda hagurutse ndakomeje sinagiye kubasuhuza ngewe ndamanutse ku iyo santere ya Gakuta iyo ni iwacu ngomba kururukiraho ho bananzi cyane nihagera naho n'umuntu waho nanavugishije ngewe narakomeje umuhanda wose urenga iwanyu ndaharenga urw'iwacu ndakomeza ndagenda paka nirebera n'umuhanda byose nikomereza nigendera ndagenda ndakomeza no ku rutare rwa Ndaba ndakomeza ubwo ni imihanda yose y'igihugu iwacu ndayirenze ndakomeje ndagiye ni Rubengera ngeze Rubengera nabwo nyine ndazenguruka n'ikimagura n'ibyo kurya ndarya mu dufaranga nagiye nitwaje tw'impamba mwageze ndabati n'ubundi se kongeze hano nti no kukiwe nta nubwo kukiwe maherutse ubundi ko naje n'amaguru ubundi kukiweho ntago ngerayo uburakomeje naho ndakomeje ndagiye no kukiwe mu mujyi ubwo nagendaga no kukiweho mu mujyi ubwo ngenda nirebera nyine ubwo hari nubwo nagendaga cyane ngiye no kugera kukiwe mu mujyi hari ahantu nageze ugiye kwinjira kukiwe mu mujyi ariko aho hantu nyine ni hejuru y'ikivu ni uruhande rw'ikivu ndahagera mbese masanga mpabona ubwato buri mu ntuza buri mu kivu nabayeho nk'uhamara n'umwanya munini ndi kubureba ubwo bwato mu kubureba gute nabwo nahicaye umwanya aho ntabwo bye nagize nahicaye umwanya uyu ni umunsi wa mbere njya ku Kibuye nahicaye umwanya nagize nyamba nguze igisheke nicara aho ngaho uruhande rw'ikivu mpicara umwanya munini pe nk'iminota nka 30 ndi kurya n'icyo gisheke noneho ubwo ngubwo nicara ndi kureba ubwo bwato buri mu mazi ndi kubwitegereza rero kuko ubwo bwato bwo bwari n'ubururu n'umweru bwari bunari muri icyo kivu bwari ubururu n'umweru ndi kwitekereza ndabase mu kivu ko handeba harimo ubwato bw'ubururu n'umweru ubwo nabaye nk'ubwibazaho igihe kinini cyane nkavuga se ni Rayon Sports se yashyizemo abantu ba komite bayo b'abarobyi baroba hano muri iki kivu nicyo cyatumye ngiye mpicara umwanya usanzwe umufana wa Rayon se ngende umufana wa Rayon Sports cyane sibyo nicyo cyatumye nicara aho ngaho n'umwanya munini cyane ndi kurya icyo gisheke ndi kubureba usoje igisheke burakomeje uragiye igisheke ndakimaze ndagiye no kuninjiye kukiwe mu mujyi
uzi ko ukinjira ku Kibuye mu mujyi ubwo ni ubwa mbere mpageze. kandi wagendaga wumva nta kintu kiri kukujyana? Ntacyo, njye ari ukuvuga ngo njye no kureba ku Kibuye sinanaheruka. Ndagiye kubera ko maheruka mfite umugore ajya kubyarirayo bwa mbere, kuko niho nabyariye umwana bwa mbere. Ku Kibuye mu mujyi, nkinjira ku Kibuye mu mujyi nshaka kuyaberwa kubera ko bahujuje etaje, ariko iyo etaje bakaba ariko batarayitaha, maheruka bataranayikorera amasuku, yari ihuzuye. Mbese nk'ahari rompuwe nari nzi nyine mbona huzuye etaje nshaka kuhayoberwa, ariko nsa nk'umanuka gato umuhanda mba ndabibonye ibitaro aho biri, mba ndahabonye, ndongera ariko ndagaruka inyuma nsa nk'ugana imbere y'iyo etaje, nsa nk'ugana ahantu niba bahita mu Cyumbati bari he, sinzi ukuntu bahita ahantu hari amashuri hose. Mbese ndahazenguruka nkaho ukinjira ku Kibuye mu mujyi nyine ndahazenguruka, ndongera amakata, ndongera amagura. Mbese ninjira muri kiyosike y'uruhande rw'iyo etaje nkagura imineke ndiriye, njye inyuma yayo ndi kwirebera aho ku bitaro aho mbese nabanje kuko nahabyariye nari impazi, nihicarira inyuma y'iyo kiyosike ndi imineke. Nirangije niko kongera gukomeza ndaza, ndagarutse ubwo ngaruka nyine nerekeza za Rubengera, ngarutse kwa mukecuru. Ubwo nyine ndatashye none, ubwo ni nko mu masangahe mbese amasaha, sibyo? Ubwo ni nko mu masaha ya 8:00 ubwo ndi ku Kibuye. Ubwo ni nko mu masaha ya 8:00 ndi ku Kibuye. Ubwo noneho ndahavuye ndaje nerekeje kwa mukecuru, ubwo ndagarutse. Noneho buza kunyiriraho no kubera n'umunaniro mwinshi n'iki nari mfite, buza kunyiriraho ngeze i Rubengera. Nababwira utaragera kwa mukecuru? Nari ntaragera kwa mukecuru. Ahi Rubengera rero kubera ko nari nahazi, naho nari impazi, nari mbaye nk'uhazi. Bese ho mvuga ati nta kibazo, niyo wanambaza abantu bamwe hano nabakubwira, kuko nawe uramfata yenda kuba yenda uri umucuruzi cyangwa iki. Ndarya mfata gutya, naho njya mu rutoki rwaho ndiryamye. Burakeye, sibyo? Ndakomeje ndagarutse nzamuka nza kwa mukecuru. Ndaje mpageze nko mu masaha, ngeze kwa mukecuru aho ngaho nko mu masaha 3. Barambaza ati ese uvuye? Ndababwira ati mvuye i Kigali. Uvuye i Kigali? Ndose uvuye i Kigali muri iki gitondo? Mbese bo n'igihe bari banagize ngo nanateze, hitama noneho nabo mbabwira urugendo rwanjye uko rwagenze naho mvuye. Baratangara cyane, barumirwa nyine, barumirwa ngo nyine byarabatangaje cyane. Uri kubyumva? Byarabatangaje cyane. Nababwiye ukuntu naje nca aho rw'iwacu, n'umuhanda ujya mu rugo ndawurenga nkomeza njya ku Kibuye. Mbese nyine nabo birabatangaza cyane. Ubwo si umunsi wa mbere, nako ni inshuro ya mbere. Aho kwa mukecuru hamaze igihe kingana iki? Aho kwa mukecuru ndahabaye, mpabaye icyumweru n'igice. Muko haba icyumweru n'igice ubwo, mbese aho icyumweru n'igice nkirangije numva mbaye nk'uharambiwe. Atari ku bundi wakisubirira i Kigali. Ubwo niba yenda ari imyuka ari mibi cyari byashatse kunkoresha kisimbizi, bimamagara ko mbese nagaruka ngaruka i Kigali. Nibwo nabwiraga mukecuru uti ngiye kongera nisubire ngiye buracya nisubirira i Kigali. Jewe ndumva nshaka kwisubirirayo. Atese ubu uragenda n'icyo ufite itiki urayifite? Ndahabara ati ngiye nta tiki mfite, atari ko ndagenda pe. Ati none se waretse tugatara n'agatoki kakabonekamo itiki? Ndanga. Yewe n'ibitoki baranabica, ati reka dutara agatoki. Sa nk'ubibemereraho mbese, nabaye nk'unabibemerera pe. Baranabica, barabica ibitoki bazatara, bizavamo nk'itiki nyine bahugurura. Ubwo ngubwo
bukeye bwaho bataranabitara urabona ko bica bikarara umunsi umwe kugira bibe bikamuka yenda mama nuza amakakama ubwo ngubwo burakeye mu gitondo ntibamenye naho nanyuze byakise ngewe fata urugendo ngewe ndongeye ndigendeye n'amaguru ndaje nyuruze kwa mushiki wanjye aho ngaho mu Gakondo ndamubwira ati ngewe ndumva inaha mparambiwe ngewe nisubiriye i Kigali utese ubu mama wamubwiye ngewe namubwiye ko ngewe nigiriye i Kigali nisubiriye i Kigali ubwo mbese nawe ashaka kubidisikaho kenshi ashaka mbese no kuba arateka ndarya birahiye mbese ashaka ngo yatese wasubiye mu rugo umukecuru akabanza akabona itiki akaguha itiki sibyo akaguha itiki akakushakira itiki ukazagenda n'itiki ngewe yewe ndagenda ndasubira i Kigali n'amaguru cyane ariko byabaga bikubwiye ubwo mfatiyeho nawe nsohotse aho ngaho mpita ubwo ni nko mu ma 5:00 mpavuye ubwo aho ngaho nko mu ma 5:00 mfatiyeho ubwo niko gukomeza ndaza nizo rambura na Rufungo yose n'amaguru na Nyange hose n'amaguru tese waraye hehe kuri uwo munsi kuhagurutsa aho 5:00 sibyo naraye he naraye ku muhanda ujya Ngororero wenda kugira Igitarama mu mujyi hari umuhanda uhari ujya Ngororero nuko nibagiye santere uko bayita ariko nyine hari umuhanda ku muhanda wa kaburimbo ujya za Ngororero niho naraye naho mbese sinacumbitse naragiye hari akantu k'agashyamba kari mu muferege wo hejuru umuhanda naho ndaryama ndiryamira burakeye ndakomeje ndaje sibyo niko kuvuga inzara mbese iza nko kuba nk'iyamfasha anje ariko nkubitana n'imodoka iri kuva muri uwo muhanda wa Ngororero yikoreye imizigo ariko uwo muzigo wawe ufite umufuka uri kugenda unyanyagiza nk'ibijumba nibwo ntoraguyemo ibyo mpekeye sibyo wari ushonje nari nshonje numvaga nshonje ubwo meruka kurya ibwo izo 5:00 n'umuntu wenda waraye mwiyombeho n'ibiki no kugenda ubwo nari nshonje kijumba ndahekeye ndangenye umunsi muhanda nyine ndahase ndahekeye ndarangije nkomeza urugendo rwanjye paka no kuza nca muri gare Gitarama ndakomeza ndaza ni Kigali paka ndarangeze i Kigali ugeze i Kigali usanga madamu n'abana barumewe ubwo ndaje nyine ndabatekerereza nabo barumirwa cyane nyine babwira ko mvuye ku Kibuye n'amaguru babwira nuko nagiye n'amaguru nyine ubwo nagarutse n'umunsi wa mbere nyine ndi control ya mbere ndaje mbabwiye uko mvuye ku Kibuye nyine uko nagiye ku Kibuye nuko mvuyeyo kandi mvuyeyo n'amaguru aratangara nyine barumirwa nyine nta kundi nyine ubwo nyine barabyakira ko mageze nyine none se ibyo bintu se nubwo gusa byaherutse bikubwira ngo genda cyangwa bisanzwe byarakomeje kajya bikubwira kugenda urugendo n'amaguru bo nyuma yaho rero ibyo bintu erega se ko ibyo bintu ari na birebire bo nyuma yaho rero ibyo bintu biza kongera kunyongoza ukundi mu ngendo nkora mu ngendo nakoraga zanjye ngenda ndagiye mpagurutse mu rugo nanone birongera batigenda ari mu gitondo kare nari mfite ingofero y'idarapo ry'Amerika sibyo nari nyifite kandi ingofero koko nari nyifite ariko akaba iyo ngofero ari y'idarapo ry'Amerika mpagurutse mu rugo sibyo ndagiye sibyo ndagenda no kuri ambasade y'Amerika nkigerayo kuri ambasade ku Kacyiru ndagenda kugera kuri ambasade rero ku Kacyiru ati biti nahasanze n'abapolisi n'abasekirite niko nyine bose bansubiza inyuma ariko ninjiyemo pe ninjiyemo
kandi ntabwo ari ibyo gukabya by'ibiganiro winjiyemo kuri ambasade y'abanyamerika hariya injiramo ariko bansubiza inyuma kera nabaye nk'ugira gutya mbese mbaha n'icyubahiro ko ingofero yanjye ndayifata gutya kuba nabonaga ari abapolisi mbizi ati ese njyewe ubwo ariko sinibaze ikintu cyatumye njya aho ngaho kuri ambasade y'abanyamerika cyangwa wabonaga ingofero n'umupira biri idarapo ugahita wumva umunyamerika niko byakubwira sinzi ikintu cyatumyemo muri ibyo bintu ikintu cyatumye kinkoresha gituma ariko njyewe ikintu gusa cyo nemera ni uko njyewe abanyamerika mbemera numvaga mbakunze cyane numva memera ndabango reka nze ngere ngo ariko ngo ubundi ndabiki ngo wajya kubasuhuza ngo wajya gusuhuza Amerika mbese ubwo niko ibyamfataga byanyunguje wajya gusuhuza abanyamerika njyayo ubwo mvuyeyo banga ko winjiramo banze ko ninjiyemo marembo pe barambaza nyine buje hano gute n'ibiki bikuzanye ndababwira ati njyewe narinje nje kubasuhuza ndogera baransohora ndasohoka ku mahoro neza nta n'ikibazo kabisa ubaho ntibirangiye ubwo reka mbirangiza ibyo nibuka ntabwo nkibyibuka byose ariko nuko byarangiye mba mvuyeyo ndazamutse ndakata no kuri minisiteri hari uzikari za minisiteri gusa ndagenda na hariya kuri ntuza senite ndahise no kuri senite ndagenda no kuri stade ubwo nkivaho ku banyamerika ndahise ubwo ni urugendo nyine mubwira rugenda no kugenda n'amaguru ndahise no kuri senide no kuri stade ndagenzenguruka stade yose ndahizenguruka harya inyuma yose ukomeza ndahava ndakomeza no hepfo mu migina ndarangiza ndamanuka no hepfo ku muhanda ujyaza ku kibuga cy'indege ubwo uwo ni umunsi umwe ndakomeza no ku kibuga cy'indege yewe no ku kibuga cy'indege ahubwo nshaka no kwinjiramo muri ariya marembo yinjira ujya ku kibuga cy'indege naho nshaka no kwinjiramo baranga ndagaruka ariko ho ntibyanyumvishijemo ko kwinjiramo cyane mbese naragiye ariko ngarukira mu uwo muhanda winjira mu kibuga cy'indege ndakata ndagaruka mu kugaruka rero ndaje ubundi ubwo ndaje mugaruka mu rugo ndakase nyine ndamanuka no kuri hano nyine Kimihurura yose ndamanuka Kimihurura hano ku Kabindi nyine ndagaruka no mu Kanogo ndazamuka na hano kwihaje ngaruka mu rugo sibyo dongera akabiri sibyo nakwiye n'inshuro ya gatatu ni nk'inshuro ya gatatu ariko ibyo ni ibiri kuba ndi mu mujyi ni inshuro ya gatatu ariko uri mu mujyi ndi mu mujyi ntabwo ari ituro ya gatatu ndasubira mu ntara hanze sibyo mu mujyi nanone birongera biranyungoza ko ndaje maze nk'icyumweru nta kibazo ngarutse nyine mu rugo ndi no kwisoza ndakora pe birongera biranyungosha mu kindi cyumweru sibyo ndakase ndazamutse ubwo binyungoza ko ngo nzatora amafaranga none ubwo ngo bimbwiye ko ngo ndatora amafaranga nzamutse hariya kuri radiyo Rwanda hano mu Kiyovu imbere ya Sikayi ugenda ureba hasi ngenda ndeba hasi yewe na mvirope yose ahubwo nyuzeho ngenda nyitoragura ati banza arimo hano sibyo ndagiye manuka nshaka kwinjira mu marembo none hajya kwa perezida urabona mu marembo ajya kwa perezida hariya bari yaratuye hano mu Kiyovu nkasanga abajandarume n'akabasirikare abajepe bansubiza inyuma ubwo bahise bansubiza bantangiye mbese ariko numva mbaye nk'ugize ubwoba kubera ko ho mbizi ko ari kwa perezida mbaye nk'ugira ubwoba usubira inyuma ukomeza urugendo ariko ndababwira narababwiye ngo ariko ngo narinje kwisuhuriza umusaza niryo jambo nararivuze ngo narinje kwisuhuriza umusaza uri kubyumva abansubiza inyuma ndagenda ngo nkatiye ku marembo yinjira kwa perezida ndagarutse sibyo
niko kuza nabwo ndazenguruka hariya muri rompuwe yo mu mujyi, ndamanutse nyine no kwa bantuza nyine kwa ba Rujigiro hariya, ni kwa Rujigiro, ndamanutse muri rompuwe ngo yenda ndatora koko ya mafaranga. genda ureba mu mamverope no mu masashi. Ubwo ndagarutse, ubwo ni ku munsi wa gatatu ndi mu mujyi wa Kigali, ndagarutse umunsi wa gatatu nyine, ubwo ndaje nuko ubwo ntayo mbonye nyine ndabuze ndatazi. Ubwo nta kibazo. Ubwa munsi wa kane none umunsi wa kane biza kunyongoza nko nshaka kugenda nanone nsubire ku kibuga, sibyo? Bagira bavuga bati subira ku ivuko. Subire ku ivuko, binyongoza ko gomba gusubira ku ivuko. Ubwo ndagiye, ubwira umugore n'abana ati ndagiye, cyangwa wagiye utavuze? Naragiye ndababwira ati njyewe byo nta nubwo twari tunatonganye pe, ngenda cyambwiye nabi, njye narababwiye ati njye nisubiye no ku kibuye, nisubiriye ku kibuye, nigiriye ku kibuye, ndagiye. Ubwo mbaye nk'usubiye nyine nanone nyine amajyepfo nyine yuza nakuburengerazuba y'ikibuye, ndagiye no nabwo warongeye uca Muhanga. Ndagiye na Nyabugogo, ndagenda na Nyabugogo no ku Kinyoni, mpita nzamuka uriya muhanda wose uzamuka ujya Ruhengeri. Ndabati ngenda amafaranga bambwiye nzanatora, ngenda nzayatora ko nzayabona. Niko kugenda, ndagenda hari mu gitondo, ibyo byose nagendaga ari mu gitondo. Ndagenda muhanda ndazamuka, nza no guhura n'abazungu bari no muri siporo bazamuka uriya muhanda. Uwo munsi rega banza hari no mu byo nko kuwa gatandatu, ndagenda nza no guhura n'abazungu bari no muri siporo na batatu, ariko bazamukiye hariya kuri Ikiruhura hari inzira izamuka ariko igahita ihingukira muri uriya muhanda wawe ujya Ruhengeri nyine. Bo ushaka guca Iyapanya niho bari bahindukiye hariya, ariko bari bameze nk'abibereye muri siporo. Ubwo turahura ndabareba nyine, ariko njye ndakomeza ariko ijwi ririmo rimbwira gutya, banza amafaranga nyamara nzayabona. Ngenda komeza pe, ndakomeza mu muhanda ndagenda. Ubwo ni ubwo icyo gihe byanyibajwe icyo gihe, ubwo ni kuwo munsi mvuga ngo nzatora amafaranga. Ndagenda ndara mu Ruhengeri. Ubwo nagiye umuhanda wose, nakuvuga ngo Iyapanya, umuhanda wose Nyirangarama, Gakenke hose, kuko Nyirangarama no mu Gakenke hose ho ndanahazi, kuko Gakenke nakoreye igihe kinini cyane. Ndazamuka Buranga nuza nyine yo mu Gakenke, ndarangiza ngera mu Ruhengeri, bwira ngezeyo. Bukwira ngezeyo, ubwo ni ku munsi wa kabiri nsubira nko mu ntara ngo ngiye ku ivuko. Ngeze mu Ruhengeri nza kuvuga ati ese aha hantu ho mu majyaruguru ntibari bumitanira aha, ahantu ntibarahamitana, baranyita umuntu wenda w'umucengezi. ubwo bwari bwije? Bwari bwije. Ninkomeza nkakomeza nkagenda ahantu ntamenyereye, yenda niba no mu muhanda ugana Gitarama yenda ntihabura, ntabwo naravuga ati yenda ho ntihabura n'imodoka yahaca inzi cyangwa akaba n'uwaba yamenyamo. nta mu Ruhengeri ntibarahamitanira. Ubwo ngubwo burije, ariko ndagumya ndizerereza mu mujyi wa Ruhengeri nyine. Burira paka nyine bigera saa 5 nyine, ngira ubwo nafata ingangi. Fata ingangi mbese mu gucumbika, ubwo naryamye nterero. Nagiye mfata ikimoteri kirabarundamo imyanda, kino cy'ikimodoka ryama inyuma yacyo, urakeye. Mu gucya nshaka gukomeza ngo nkomeze wa muhanda, nkomeza nsa nkomeze nyine Gisenyi ngende ku Kibuye, nyine ningere Gisenyi nze kugira njye ku Kibuye. Mbona ndawumanuka ndagenda, mbese nihimba uko ngiye. Ndagenda ndenze Murengeri gake, ngeza niba ngo ari mbahita muri Vunga, niba ari muri ki
ngenda ndeba nk'imisozi yerekera ariko iwacu hakurya ngenda ndeba ko nabona n'iyo misozi ya za Gisunzu yenda kuko ariyo miremire ndeba ko nayibona abona binyanga mu nda nkatiraho nabwo ndagaruka utageze ntago nageze Igisenyi naragarutse nabwo garuka mu rugo ubwo ngaruka mu rugo nabwo mbabwira ko naringiye ku Kibuye ariko ntagezeyo mbese ngarutse ubwo Kigali nyine ubwo mise ngaruka i Kigali n'amaguru nyine ubwo se nari nazindutse ari mu gitondo nkatiyaho naraje rwose i Kigali bwira kubera noneho n'umunaniro n'iki bwira ngeze Shyorongi niho naryamye kuharyama ubwo nagarutse naharyamye nterero sasa ho nabo babona ko yenda babonaho kuri sasiyo ko nabona wenda ni nk'umujura cyangwa iki bagira ngo yenda ndabiba nkihagararaho ariko kubera ko hari urabura n'umuhanda udahumeka gucamo imodoka no kuri sitasiyo ziba zinyuramo buri kanya ndagenda asa nk'uwegerera ahantu inyuma y'imodoka zihaparitse ndisa nk'uwiryamira aho ngaho burake nyine waryama mbese nabonaga ko zihaparitse barajya bagira ngo ni umugingi w'izo modoka njye niryamiraho burakeye niko kongera ndagaruka mu rugo nahageze nka 3:00 sibyo barambaza uvuye he nyine nibwo ubwo ni ku munsi nyine wa kabiri nerekeje Kibuye nyine ubwo ariko njye nagarutse kandi nacaga umuhanda wose nta nzira ya Kinyarwanda nigeze nyura ubwo ndababwira nyine uko bigenze nyine naringiye ubwo ariko umudamu we nyine akanyine ntago ababyemera nyine iyo myuka mibi yamamaga nyine bakagenda babwira ati bya bintu nyine byamufashe nyine byamujyanye gutya na gutya ariko yagarutse nyine ubwo nkaba nabatekerereje nyine uko bimeze ariko akambwira ko nyine akavuga ko ari bya bintu nyine byamfashe byamujyanye nyine mw'iyo misozi byari byamujyanye noneho dore ku bwa gatatu kubw'iyo myuka nanone ikindi ku nshuro ya gatatu inkoresheje nanone indi nzira za Kigali zo kwirirwa nzenguruka nk'umujyi wa Kigali umunsi wa gatatu ndaje nabwo ku bwa gatatu ndazengurutse Kigali yose ndagiye nciye ndi hano ku Gitega ngo ndatambitse Biryogo yose ndamanutse Biryogo yose ndambuka Igikondo yose ndagiye Kicukiro nyine ndarenganya ndagenda niremera hose ngera no kuri stade bikubwira ngo genda tu aho hose ubwo ni ku wundi munsi nyine ubwo biri kunkoresha Kigali ubwo nyine ndazenguruka ngo ya mafaranga ngo rega ya mafaranga uzayabona ngo rega ngo uzayabona ya mafaranga ngo kugiye kuyabona se ngo rega uzayabona urumva ubwo ni nk'ako iyo myuka iri kumbwira ubwo we ni nko kuzenguruka nyashaka ndi kuyashaka uri kubyumva Remera ndayizenguruka ndarangije sibyo ngarutse mu rugo ni nka mu masaa 7 sibyo undi munsi nanone haciyemo nanone ubwo biba kareka nkaruhukaho iminsi nk'itatu cyangwa indi ngahe ndongera undi munsi babirongeye biramfasha nako ntabwo bimfata mu minsi 3 ni byamfataga nko mu cyumweru cyane iyo cyaba kirenga ariko cyacaga ariko ni nko mu cyumweru ubwo ndongera ndagiye biramfasha ubwo simagurutse mu rugo nanone kandi simbabwiye aho ngiye ngewe biramfashe nanone bimfata ari nimugoroba noneho ndazenguruka umujyi wose umujyi wa Kigali ndawuzenguruka hano mu mujyi nyine genda ndeba no ku mataje nyine ngo ya mafaranga yatora no muri gare n'iki wose ndarangiza uri kubyumva ndarangije binyungoje noneho uhita amanuka rumpuwe ndakata nanone ku Kinamba ndambuka ubwo buri kwira kandi
ubwo buri kwira ni nko mu masaa 12 ndagiye Kinamba nambutse no hakuno ugana za Gisozi hari hakuno yaho nyine ugana ku Rwibutso ndagenda nicara ku marembo agana nko ku Rwibutso burira rero biranyongoza cyane noneho binkomeza indi nzira ninjira noneho mu kigo cya polisi uzi ko nacyo nakinjiyemo ubwo n'undi munsi binyongoje mu mujyi wa Kigali muri polisi n'abapolisi n'abandi cyangwa bambaye ariko ndabizi ko ari hari ako Kacyiru mu kigo cya polisi ninjiyemo ku marembo niba babizi baragira barandeka ninjiramo ariko ngeze imbere mahuriramo niba n'imbwa ziba ziri kubure ntago mvuze imbwa ngo n'imbwa y'abapolisi imbwa ziri kubure imbwa ziri kubure ariko ataruwa ngo ni abantu mvuze imbwa oya ntago ari n'izambwa imbwa zisanzwe zirakema amaye na data ziragusaka mbere ziransa ninjiramo ndarangiza rero sinzi abantu nyuma haje kuza umuntu bankubitiyemo aho ariko ko bankubitiyemo barankubita ndwana no gusohoka mvamo sibyo arahankubitiyeho muri icyo kigo pe haramu ku Kacyiru barankubita pe ari mbona nsohotsemo ariko ndabizi ko nari ndi ku Kacyiru ubwo ni gutyo byanyongojemo kwinjiramo ndagarutse ndaza mbitekerereze mu rugo ukuntu naninje mu kigo ku Kacyiru n'ukuntu mbese bankubitse izo nkoni nyine nzirwara imizi sibyo ibyo ntibirangiye si mu mujyi wa Kigali ndongeye ku wundi munsi fashe indi nzira ariko ubwo mu mujyi wa Kigali hundi ho byahankoresheje izengurukamo inshuro nyinshi cyane ubundi ntago nanazibara ni nyinshi igihe byanyunguzaga buri mbese agaca nk'ikimwe rwose nkafata umunsi wo kwirirwa nzenguruka uyu mujyi wose yewe nkagenda nkaca na za Nyamirambo nkazenguruka inyuma nkagera ku iriya hirya nkazenguruka na Nyabugogo ni iminsi ni myinshi iyo nagiye sinayibara yo mu mujyi wa Kigali yo sinanayibara ni myinshi cyane icyumvikana cyo imyuka mibi yari igamije kuguteza uruzerero cyane pe udusangije amateka yawe imyuka mibi ikigufata iguteza uruzerero hanyuma turagira ngo tubwire uko waje gukira uko waje kubivamo uko waje kwisanga utakizerera reka nkubwire rero ukuntu naje mu gukira ukuntu byagenze umudamu yarambwiye ariko wajya ujya gusenga koko kw'ibyo bintu bazabigukiza wajya ujya gusenga bakanagusengera ari madamu tukajya ujya gusenga ukajya ujya no mu minsi imwe yo kuwa kabiri cyangwa kuwa kangahe basenga bakagusengera kw'ibyo bintu by'imyuka mibi koko izakira uri kubyumva ubwo ibyo ngibyo nza kujya njya gusenga pe nkajya njyayo noneho mbese nta n'idini ntanasengeyemo hakaba n'igihe ngiye muri ADPR hakaba n'igihe ngiye muri station nta n'idini n'abadive hose nta naho ntagiye nta rusengero ntinjiye byabanje kugorana nta rusengero ntinjiyemo noneho rero urwo rusengero mu kugira ngo nkire byaje kugenda gute naje kuza gufata nza kujya gusenga ari mu gitondo hari urusengero ruri hano hakoze kera Croix Rouge ruri hano muri Kaoni hahoze ari muri Croix Rouge hano haruguru ni nko muri Kaoni hahoze ari muri Croix Rouge urusengero ruhari nza kujya gusenga ari ku cyumweru nkinjira nko mu marembo mpatora 20,000 ndabate amafaranga nzayabona koko Imana kanyamara nzayabona koko atora mu marembo y'igipangu cy'umukiri kujya kwinjiramo aho ngaho ujya gusenga ngiye gusenga ari mu gitondo mpatora 10,000 inote nye za 5 muri ayo marembo ndabati ba amafaranga uzi koko ubwo ni ya myuka ibaye nda nk'ikintu nubwo nyatoye te amadolari uzi ko nzayabona koko
imyuka mibi ishaka kugaruka, imyuka mibi ishaka kugaruka, ariko nyine ninjiramo, ndakomeza ninjiramo muri urwo rusengero, ngezeyo nsanga ntibaranasohoka, iteraniro rya mbere nsanga ntibarasohoka, ndakomeza ndasohoka, ngewe ndarenga hirya mu yandi marembo, njya kuvunjishamo inoti ya 5 nywamo n'icyayi, nyine barangarurira ngo nze kubonayo nturo, ndagaruka ndasenga. Ubwo rero nyine mu gukira kwabyo nuko mbese nkajya ngumye ariko njya gusenga, ariko nubwo nyitora ayo mafaranga ntago nahamye guca izo nzira. Mbese nabona nk'ikintu cyose tibira n'ibyangerega nzabona amafaranga, bikanyogoza bikanyereka tibirarega n'ibyawe. Ariko mu kuza gukira naje kugumiza kujya ajya gusenga cyane, urumva cyane ngewe ko nanabatirijwe mu baporoso cyane, nta nubwo ngewe najyanaga n'umudamu hasengera pe, ngewe nagendaga nkajya gusengera muri abaporoso nyine, aho nabatirijwe cyane, hajyayo bakananyakira nyine, banavuga abo basengera bakaza bakanansengera. Nuko ngewe byarangiye nza kubona nyine nkajya njya gusenga, n'ubu kandi ndacyajyayo paka n'ubu, ntabwo noneho ibyo by'imyuka mibi ndongera kubibona. Ni gutyo mbese byabaye nk'ibirangira, ntabwo mbese ibyo by'imyuka mibi sindongera kubibona byangarutse. Maze igiheho nk'amezi menshi ibyo bintu bitarangaruka, nuko mbese byarangiye. Ese inama wagira abantu baba nabo bahura n'icyo kibazo cy'imyuka mibi kugira ngo nabo bakire ni iyihe? Ikintu rero urabona ko ngewe cy'ibyo by'imyuka mibi nanyuze ahantu henshi cyane, nganje kujya bashaka kujya banjyana kwa muganga nyine biranga. Ikintu ngewe cyankoreshejeho ku myuka myiza, ngewe ndagira inama ngewe ku bantu bafite kuri izo ndwara mbese bafatwa n'iyo myuka mibi, ko icyo nabagiraho inama ko bagana mu nzu y'Imana bakajya babasengera, sibyo? Bakabasengera rwose, akavuga ibye byose uko bimeze, n'ibimuriho bibi cyane bakamusengera, iyo myuka mibi ikagenda, akaba agakizwa. Icyo namugiraho inama mbese nabagiraho inama bafatwa n'iyo myuka mibi, ko bagana mu nzira y'inzu y'Imana bakabasengera, sibyo? Bakabasengera ko ibyo bintu rwose by'imyuka mibi bari bishobora gukira, ikaba yagenda nk'uko nanjye byakize, nk'uko byakize byagiye. Ibyo by'imyuka mibi byaragiye pe, kandi ari uko nkoresheje mu nzira z'Imana. Turagushimiye rero ku mwanya wawe wafashe ukaza kugira abantu inama ku Mubyeyi Dina TV. Turagushimira, urakoze cyane. Ni ukuri murakoze cyane, ni ukuri rwose. Icyo mbagireho inama ngiye ni ukugana mu nzira y'Imana kabisa, mugasenga pe, ni mugasenga, kuko Imana ni nziza kandi irakiza. Ni ukuri kose, ni byiza kabisa. Ndabashimiye ko nanjye ndabashimiye mu kuntumira muri iki kiganiro, murakoze kabisa.